ubona ukuntu nta kintu cy'ubuntu kikibaho nta kintu kibaho pe. ibaze ko umukobwa aza kugusura ukamuhereza itike ukamutekera ukamumenyera n'agafanta kamucyura ariko wowe ugiye kwigurira indaya ujya kugera witunga amafaranga yes barayiguze babare ne stories ko nagiye kugura indaya uko kugura indaya biryoha uko kugura indaya biryoha nta kintu cyo nko kugura indaya oya ngiye mbaye mu stories z'uburyo mwagiye kugura indaya babare mbwe warifasha uragenda ufata amafaranga uragenda muraciringa cyane rwose urambwa ati ndagwa 10 cyabitaye indaya mu bicumi z'abo wayikura hehe ntabwo indaya mu bicumi ni VIP ibihumbi 10 yabitanga ku ndaya ubwo buri burare ifite amazi mu nzu ngiye cyo koze indaya naguze ya ukajya muri shop indaya bitatu kipapa we bitatu kandi ntabwo mba nayingize nkayibwira ni bitatu ni cyatanu urayibona no ku cyatanu urayibona cyase no magana nese reka nkubwire umukobwa wenda nibaje konsura turutse wenda igisenyi namukubita itike agiye kubwira no ukuri namukubita itike nze kumukubita ndi musubiza birahagara wenda 10 na bingahe na 5 urumva ubwo no kurya n'agafanta 15 kuri bitatu naza uri umuteke ibishimo n'imyumbati nyine nibyo ndi kukubwira no kumutekera agafirita ariko naze ndayiteka rimwe mu mwaka ari ngiye mwaka wagitaziteza nyine ngiye cyo nshaka kumenya mbabarira umuhira wowe ujya kugura indaya bwa mbere ngo bitekereje ute wagiye bwazira ngenda kugura indaya ufite isoni bwa nagira ngo n'inshuti yanjye urumva ambwira ati rero mwana banza witemo intambwe urayizi itemo intambwe tugende ngiye kugurira indaya tuba turamanutse urayigura genda itunga amafaranga nkuri kugura igitoki tuba turagiye nge nsigara nyine mpagaze hanze sininjiramo abaragiye rambwiye ati yunguye mbona ni naruwe ariko ndavuga nubwo barunguriye bwose kanyene kufa gukora rumba ndagenda ndabikora abari rubiruzo gukurikira ndabikora gukurikirana bya dana naragenda ndabikora bukeye bwaho umujama arampamagara ngo nese mwana nguri hehe ndamubwira nti nasubiye kuyigurira bwarakeye usubira kujya kugura indaya wijyanye kandi bwa mbere arigiye ugura indaya ikakuryohera uri kumva wajyemwa amafaranga ikindi cyiza cyazo wenda nubwo bitemewe urumva umusheri urabanza ukamutereta ngo kuri bize ngibiki indaya se wayigwaza ngo uri bize reka niba amafaranga mwavuganye nta mafaranga niba ari ubuturubiri mwavuganye ni ubuturubiri reka nkubwire nuko nwemereko indaya hari umukobwa usanzwe wakwipebera abantu babiri nuse nge n'uyu muhungu ko twagiye tukabwira se wandaya ariko noneho mwasangiye umukobwa indaya imwe mwava ndajyaho ariko indaya nayo yakubwira ati umva muzimya amatara kuko mwabana bari ko mupfe mukira abana cyakoze aso ntabwo nakugura nje wangura iki amafaranga ufite icyo kungura aso umpaye sare ko cyavaho ikintu cya mbere aso ukamubwira 500 kukura ku gaturu kabiri mu masagura n'anyagoye nagwaye ikintu cya mbere kitatuma ndacyafite ubuzima buzira umuze nose kwambara kondo mubivuze nyumva nkubwire site imbere ntabwo ndi isugi ntabwo ari utari isugi ugura kumva ntakugura kuba ntari isugi ntabwo bivuze ko wangura kuko ntacyo kungura ufite kuko na papasi njye y'ubuzima bwanjye ntabwo ari ukwigurisha ahubwo reka tubitware mu uyu mujyo tayari njye mbaye ndindaya reka bari ko mbivuga wakorera nkanga oya wakorera nkanga sibyo ntabwo njye si ukwiyemera nuja kwita indaya private ikora ku telefone urumva njye mbaye indaya ari yose nayafata none se cyambere se amafaranga nasanye so yafa oya weho ubu baye indaya none se reka nkubwire reka mwese nyisa tugenda oya ibyo tubireke ariko ranaryo nyine reka dukomeze tuganire muri kumuraya urumva reka nkubaze isahizi ngizi bindaya nangahe wakorera byimashine mu kwabaye indaya akakanyura indaya uri gusabwa kwishura inzu 60 urumva uri gusabwa kurya wenda ufite n'umwana wabyaye uri mu cyaro nangahe wakorera nyine gukoresha inzara indaya zakoresheje inzara ziracyabaho niyo zaba zaracitse ntabwo ibyo tubirewe icyo nagutiraho mwana cyakoze icyambere ni hariya nyine ni haratu dushaka nka 30 kugaturuka 30 kuri ngewe itonde 30 kuri ngewe 30 indaya zirimo ni indaya 10 kuri 3 ubwo oya ngaragaje ko ubwo nabo ndi indaya iciriritse ya make
by'amafaranga yose ubwo nayakoreye ubwo rero nayigura 30 wafite imodoka yawe najya ndara mu nzu yawe nkajya gukaraba ntabyo gufata amazi ngo ndime naho gutya ni kashawa utuzi tukajya tumanuka imuko mu kuri 30 uri gukabya zubwiye nayo gukora ibyo bintu niye cyoko ziyagucyura mu modoka ibyo bintu cyerekanye ko wenyine akubyaye akagukonsibera inote 30 yazi muri Kigali none akoze ko ari gihe indaya iba yaraburijwe n'itari indaya iba yaraburije nyiribyo nayo kuhamagara ati ukwezi kwapfuye no hari n'indaya hanyuma ku buryo nafata 3,000 cyangwa 5 nose ubwo niba nusaba 5 se ubwo ni 5 se nabimaze iki nawe mujye twanarize 5 aka kaciro kibira kiragura 700 cyangwa 500 none se ngewe ko ndyoherwa nawe ukaryoherwa ajya kubara iby'ibirayi ndyoherwa mbaraje kuryoherwa se nje naje ubwo mwambwiye ngo mbindaye naje kuryoherwa cyane naje gushaka amafaranga icyambere nge nuko mubwira ngo kora ibyo ukora urangize umva imbere ugende unyishyure sibyo ubwo nanjye ntago narangiza nanjye ntago narangiza nakizirika fimbo mwana nakizirika fimbo neza cyangwa abanza nkamwe nakora kubyo nari burangize nawe nakubwira ukamvaho najye nk'ubu sinakwishyura yansubiza yanjye naye muhaye nagira ngo mbamenyeshe reka mutere story mwabana mwe muracyari bato mugasadi ubuzima bwiza muriruka muri ibiraya byuzuye sida n'imitezi na mburugu n'ibiki mwe murahiye reka nkubwire ngere kuvuga ngo amafaranga amaje kugura inda izi 3 nziha ubwo n'ibisibumbe 9 ariko mu minsi itandukanye ebyiri zara yansubije hari igihe ugenda yikayagusubiza wabikoze ati sha singiye gupfa abanyarwanda bakurikirana iki kiganiro baraza mutubwira muri comment uyu muri kuba ari umugabo wasubiza amafaranga hari ahantu nge mbyibushye ubwo muri cyane cyo cyambere niyo umwana guhaye mupuri ukamubomora bya danje hari ayagusubiza sore musigaye mwiyemera murabomoza iki se mufite nose ukora ntayo ubaha hari biki nyiko muyibene unayikamo nkayikwereka mama wowe mwe mwamenyereye umukobwa nk'uyu nge niwangura kuko sinigurisha abakobwa nk'aba bamenyereye bya bisaza bimwe bigoye kuzabaga imana bajyana igisenyi nge ntabyo igisenyi no mukinani ngewe ubundi gutyo mbona naho kwivi gutyo uhabona ubwo rero niyo waziguze nta hantu nabibonera ngo mbure kubika niyo waziguze ni wirirwa uzijyana mu rugo rero reka mutere story igize kugura indaya njyana mu kinani ariko akaba hari ibisinzi nyine byatugora ari byo none umuka kuruma ku cyuno ugiye kurangiza nyine byagenze inda yarambwiye ati kuramo akaguru kamwe bogisa n'ipantaro kuko batwirukanye nyine baturuka nkambaye akaguru kamwe uruhande none turi kubikora mbarumvisha ibuye ku ruhande ngo po buriya nijoro ntabwo umuntu yaguhamya ibuye kuko aba atari kukureba narahagurutse ndiruka n'akaguru kamwe umva cyo koze nakubeshye bogisa yagiye mu kuguru kumwe nahise nambara ipantaro bogisa yo nyiguma mu kaguru kamwe ndaguruka umukobwa nananga ishaniye menya basi kariso ntiyayitayaho ntabwo mbizi igena nahagurutse nirebera ibyanyu ese ko umugabo ari uri ntabwo namenye ngo byagenze naye nagiye kugura indaya mbona ari nziza cyane ndagenda tuvugana ibiciro agaturu tuvugana ku cyatanu tugeze mu kavumo bari nziza noneho byumva ntabwo iryoshye najya mbikora nkumva ntabwo bimeze nk'uko ubu gura indaya cyatanu icyatanu nubwo wakiyegereza umuntu nose ubwo nayirenza ngiye kare bana nashama nkumva ntabwo iri banyarwanda nkumva kirakomeye nahise mbona nyambaye puritansi mpita arayibika kugira ngo atayipfusha ubusa ngakomeza kugenda nkiyambaye ikigaragara cyo namwe mugura muri inkubiswe nta kintu mufite niba ushobora kugura kondomu sigura sensa ayo ngayo ni makeya ukambara kondomu ukayirongoza umukobwa umwe ukagomeza ukayambara then kugira ngo uyirongoze n'undi abiyo ndaya abiri n'itanu ntabwo ubu yarengeye cyangwa 500 abe nawe uraciriye ubundi we hari ikintu utazi ubundi ngewe nasumbye indaya saa 7 z'ijoro namwe banza ujye kugura ubukingo ntamushaka kuba mukunda indaya urumva bambwiye ngo banza ujye ambwiye ngo banza ujye kugura ubukingirizo urumva mva mwana cyese ni buri robo cyangwa uzuko nirobo ryacyuko ariko ambwiye ngo banza ujye kugura ubukingirizo ambwira ni rero dore turi saa 7 z'ijoro sinabona ahantu hakinguye arambwira ati genda ukomange ahantu wabuze ndagenda ndakomanga ndabwira mu mugukingirizo igicuruzo rero nacyo kibonye uje kugikomangira saa 7 z'ijoro agakingirizo cyagurishaga desi
ni 5 iyo cyakivuga giti imbwa ntayidepana ntabyikora iraburara cyangwa itera urumva yarambwiye ati genda utere na nibutamaye 5 bubiri ubwo kamwe ni 5 ndatekereza navuga ni bazadushakire nk'ubikingirizo bufu rw'umuntu ajya agakoresha agafuri akanike ahubwo icyo gitekerezo mu kigeze kuri RBC niba ari RBC dukora niba ari iki simbizi turabasaba mworohereza abantu ngo mubashakire nk'uko hari padi zaje zimeswa mubashakire n'udukingirizo tumeswa hari ukuntu hari ku murenge cyangwa ku bitaro haba hari agasanduku ka prudence bakimara kuzishyira nahoze numva ko banazigurisha barazigurisha noneho ikintu gitangaje kugira ngo byemene nari mfite umunyabuzima twari duturanye nyine mu mudugudu aho nabaga urumva ijyaga kuzana nyine ubukingirizo yajyaga kuzana ubukingirizo naramuhaye yajyaga kuzana ubukingirizo azi umuntu utiri gutereta amana banze se wumve uwo munyabuzima ajyaga kuzana ubukingirizo nambwiye rero umunyabuzima rero ngewe kuya kugura ubukingirizo muri butike ari gihe usangamo umuntu muziranye ugasanga uri gutunga urutoki ngo makara akantu urumva ngiye uzana ubukingirizo ujye mpamagara ubwo ugiye uza wakanditseho nyine izina ryanjye uvuga ati ni kanaka ubukingirizo burajya ahangaha nyine bugomba kujya nta mukubise igihumbi bwaza agahita ambwira ati twa tuntu twaje nkaya kwifatira nyine twa tuntu ariko n'ubugesheje inyama ubu maje nk'icyumweru njyayo reka umenya bwarabuze mwana basigaye barikora cyane shamba ndumva mukubiye mana yanjye we ibintu byo kujya kugura indaya mu bireke okay basi mwashatse abagore iyi viziyo tugeze reka nkubaze umugore araza kugukonsoma igitenge urumva kurya inzara iki ariko indaya uragenda ikubita 5 cyawe cyase 2 cyase 2 ite wicomokera witaje ariko umva ariko umugore kandi ikiza cy'indaya ntabwo zitandukanye n'abakobwa umukobwa se gushaka kumutera inda ejo mugahura indaya se mwahura mu gitondo mwahuye yagusuhuza se ahubwo se yanakuvugira nta nubwo munaziranye mu gitondo ubundi mumenyera nijoro iyo shayi wa musoye mu konsoma ngahe menshi pe ni menshi cyane gereranya wende kubwire ikintu cya mbere sindi umurokore inzoga wahazwa nk'inzoga zingahe muzihe mwa museri cyane n'ikindi ajya musiteri gura ngahe 3 5 wanywa zingahe nyine amusiteri na museri 8 ariko uri gura nkubira ku 3 mwana nkubira ku 3 mbwira niba nta bihumbi 10 bimwe kunywa muri wamutariye none agakoko kaba kari hafi aho cyane agakoko inkoko yasambanira ngo reka kugura indaya ureba amafaranga iri kubunwa reka njye kugura indaya ureba amafaranga iri bunkonsuma hanyuma sikaba wumva iyo nzira ariyo nziza yo kugura indaya iyo nziza nose ngo nitsagura ayo 15 ejo nabwo nakoresha indi bibazo yegora ikibazo cyanyu burakeneye abakobwa bakundana n'abahungu badukonsoma urumva njye ntabwo nzongera gukundana n'umukobwa sere wajya kureba ansuri nzajya kugura indaya yego ko Kigali ngari shamu ufite ibibazo uzi ikiza cyo kugura indaya rero bura ntabwo bizi ugenda uza hano ziri niba waba utayihamagaye kuri telefone pfa ko wifitiye amafaranga yawe bibe bitanu oya nta kuyamutunga none se wayatunga n'uruntu rucumbagira urareba nta meza gafite n'ikibuno umanza kubita ifite na nyashi none ko nyashi rese ubwo buzima rero abasore b'iyi minsi ubwo buzima busigaye ari danje oya ariko ngiye inama nabagira nuko mwabihagarika asanga nawe uri kuvuga gutyo ubonye umuntu ugira oya yewe inama nabagira sibyo ni ukubireka sibyo nimba basi mugashaka umukobwa ukamutereta mugakundana mukazagera kwiyo ngingo ariko apana kuri umuhanda n'urukundo rw'imese ni business nagira ngo babwire ko indaya z'iminsi zifite sida zifite ibitero zifite ibiki n'ibiki sida bapfa kwandura baragusiramu wa mwana yanjye kwandura gusa cyangwa se nzabireka ari uko wampaye niba ariko nzabireka nkakubomora numa ku mupuri wawe nibwo nzabireka sha nimba araho rero ndagukomeje akenshi nakubwira kandi uzaba ahubwo nge ikintu ntekereje naguhuye umukobwa azaba akuraruye neza yazagubure kumuhamagara ndiko anabize kurusha abazima n'abapfuye hoya ngomba kubimenya dufite imbuga nkoranyambaga dufite ahantu hose babivuga bla 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 kandi ndi na mukuru nago ndi umwana sibyo ureba ku mbuga nkoranyambaga ubye kwangonerwa ndeba porno sindeba porno ntabwo butazireba none se ntabwo urayireba ikintu naje kubona oya ikintu naje kubona ibintu utazi wenda imana niyo nyine tuvuga tutarabona erega siziye mu barabyiga
na sekebo igihe wavire mu ishuri biga ibice uracyabyibuka bigize umubiri biga- ariko ntabwo bavuga ngo turi kwiga porono oya none se ibyo porono erega ndi ku isi sibyo uvuga ngo hanyuma ntabwo se wari weho wareba sindayireba vugisha ukuri ntabwo ndareba porono sindareba Ariko porono ngenda guha ibihumbi 5 ntabwo ndareba porono nta porono ndakora warayikoze usa nk'umuntu wayikoze oya usa nk'umuntu wayikoze Reka ibyo nayivuse tubireke. cyangwa ibyo tubireke nihe uri kumwe n'undi muntu njye ngushire 5,000 ntabwo porono wari wayireba ntabwo ndayireba ni iki kinyemeza ko utarayireba uri kuvuga ijambo Yashyiraho. porono wararitoraguye ntaritoragura hanyuma umwana avuka azi kurya byabura bimwigiye urabona ukuntu ihagaze mu kayatora mu gisimenti ego kigali ngari aho ese yajya cement izina rya yesu abazimu bashye ahubwo ndamusangana mu muganga mva w'isumba ndi kumva mufite utugambo twinshi ahubwo ngewe ubundi ndanigendeye niba inama ndi kubagira mutari kuyumva shado birabareba mubaga mwifashe Esa. naho imana nanjye ndaya mwana njye nazire ntabwo nareka indaya kara